Banje izina rya Nyagasani we nyiri biremwa ngo aduhe gukomera muri ibi bihe bitoroshye tugiyemo. Bavandimwe, nshuti zawe babara, Banyarwanda, namwe nshuti z'u Rwanda aho muherereye hose ku isi, ndabashuhuje, ndabifuriza kugira ubuzima bwiza. Bavandimwe, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiragaruka mu kwibanda kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Bavandimwe, ibi bihe bitoroshye twaciyemo byadutwaye abacu, bidutwara imbaraga zacu, bidutwara imiryango yacu, bidutwara amaboko yacu, bidutwara ibyiza byacu, umunezero wacu w'ibihe byose. Bavandimwe rero, njyewe ku giti cyanjye nk'umunyarwanda, iyi Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ku bwanjye uruhare runini cyane ndushyira mu nzego ebyiri. Urwego rwa mbere, abantu mbona ko bashyize imbaraga nyinshi mu kugira ngo Jenoside ibe yarakubayeho, idutware abacu, idutware umunezero wacu, ubumwe bwacu, urukundo rwacu, icyizere cyacu nk'Abanyarwanda. Njye mbona uruhare rukomeye rwari ruri ku butegetsi. Ubuyobozi twari dufite ubuyobozi butaduha kuba bamwe, ubuyobozi butaduha umunezero umwe, butaduha icyizere kimwe, butaduha kuba abantu bamwe nk'Abanyarwanda. Bahaye urwaho, urwangano, amacakubiri, kumva yuko umunyarwanda atari inkundi. Hari abagomba gutoneshwa, hakaba n'abandi bagomba kuba ingaruzwamuheto. Ibyo byose rero byatumye Abanyarwanda ducikamo amacakubiri, bituma Abanyarwanda habamo umwiryane ndetse n'urwikekwe, ndetse no kumva ko buri muntu atari inkundi. Uruhare rwa kabiri njyewe ndarushyira ku babyeyi. Ababyeyi ni imwe mu nzira umuntu yigamo, ni ishuri rya mbere umuntu abanzamo, ni naryo shuri rikomeye riha imbaraga ayandi mashuri yose twiga, kuko niryo shuri rigutangiriraho ku nyuguti yawe ya mbere y'ubuzima bwawe. Iyo ubanza kuvuga ya mbere uba warayigishijwe n'ababyeyi, ibyo ubanza gukora bya mbere uba warabyigishijwe n'ababyeyi. Ababyeyi rero bagize uruhare rukomeye mu kwigisha abana babo ingengabitekerezo ya Jenoside, gufata abana bakabumvisha yuko Umututsi atari umwana nk'undi, Umututsi ntabwo ari umuntu wo gukina nawe, Umututsi ntabwo ari umuntu wo kwiringirwa, Umututsi ni uwo kubana nawe kiryarya. Yewe yaba ubutegetsi bwariho kuri icyo gihe, yewe yaba na bamwe mu babyeyi bafashe iya mbere yo kugaragaza ibimenyetso bigaragaza yuko Umututsi atakakwiye kubana n'abandi, bahera ku gikomeye cyane cyo kumva yuko Umututsi ari inzoka. N'ubu tuvugana, umwana umubwiye uti dore inzoka, yakwiruka, azi neza yuko inzoka atari ikintu umuntu akwiye kwihanganira, atari ikintu umuntu akwiye kubana nacyo. Rero mu rwego rwo kumvisha abantu yuko Umututsi ari umuntu wo kwikiza, ari umuntu wo kujugunywa, ari umuntu wo kwica bwangu, batwumvishije yuko Abatutsi kubana nabo ari inzoka, ari nko kubana n'inzoka. Ibyo byose buri uko umwana agenda abibwirwa ejo bundi, bituma koko bimujya mu mutwe, yabona Umututsi akumva yuko ari uwo guhunga, ari uwo kwikiza mu buryo bworoshye kandi bwihuse kandi bukoresheje imbaraga zose. Icyo ngicyo nticyarekeyeho, ahubwo byafashe indi ntera kugira ngo koko bakomeze kwica ubwonko bw'Abanyarwanda, bakomeze kwica ubwenge bw'Abanyarwanda, babumvisha yuko bagomba kwikiza bamwe mu Banyarwanda bagenzi babo.
bigisha abantu yuko kubana n'umututsi ni nko kubana n'umufunzo ku kaguru. Buri muntu uwo ari we wese ntabwo ashimishwa n'ikintu kiri ku mubiri we cyamubuza gusinzira, cyamubuza ibitotsi, cyamubuza umunezero, cyamubuza ibyishimo. Kumwumvisha ko rero nabana n'umututsi ari nk'uko azaba abanye n'igisebe kiryana cyaboze kinuka ku kaguru ke, bwari uburyo bworoshye bwo kwica abanyarwanda mu mutwe, kwica abana bacu mu mutwe, bakumva yuko nta mpamvu n'iyi n'imwe ingana urwara yatuma abana n'umututsi. Ibyo nabyo ntibyarekeye aho ngaho, ahubwo batangiye kutwica mu mutwe, kutwica mu bwenge, batugaragariza ko kwica umwana w'umututsi, kwica umututsikazi, kwica umututsi atari ikintu gikomeye, ni ikintu cyoroheje cyane, kugeza ubwo batugereranyije n'agasimba gato cyane gasuzuguritse, katishimirwa mu nzu, katishimirwa kubana n'abantu, ariko inyenzi akumva ko kugasyonyora ari ibintu byoroheje. Iyo yari etape yo kwereka abanyarwanda yuko kwikiza abanyarwanda bagenzi babo b'abatutsi atari ikintu gikomeye, bitazabatwara n'imbaraga nyinshi, nta n'ingaruka bazagira nyuma y'ibyo, bakumva ko ari akantu koroheje cyane, ni akanyenzi, aho wagasanga hose wagasyonyora kandi ntabwo byagufata imbaraga nta n'ikibazo. Izo zose ni etape banyuzemo kugira ngo jenoside ibashe kubaho. Inzira ya mbere nyamukuru babanje gukuraho intekerezo, gukuraho ubumuntu, gukuraho ubwenge ndetse no gusuzuguza umuntu kugira ngo wumve yuko kumwica atari ikintu cyoroshye, atari ikintu gikomeye, kandi kumwica urabukijije ibintu byinshi, kandi kubana nawe ni ikibazo ahubwo gikomeye cyane. Rero tutagiye muri byinshi, u Rwanda rwacu rwanyuze mu nzira zikomeye cyane. Aka kanya twibuka, aka kanya twabuze imbaraga zacu, aka kanya twabuze ibyishimo byacu, aka kanya twabuze abantu bacu, twabuze byinshi, twabuze inkingi ya mwamba mu mutima wacu. Rero ndagira ngo nkwinginge wowe unyumva, aka kanya ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma, ni igihe cyo kwibuka, ni igihe cyo kwiyubaka, ni igihe cyo guhindura ibyatumye tubaho muri ubu buzima bubi, ahubwo tukabisimbuza ibyiza, tukanibagirwa, tukanarwanya burundu umuntu uwo ari we wese washaka kutugarura muri ubwo buzima nk'ubwo twanyuzemo. Ni uruhare rwawe mubyeyi, icara hasi uganire n'umwana, umwigishe ko umuntu ari nk'undi, umwigishe urukundo, umwigishe ubumwe, umuremere icyizere cyo kuba umunyarwanda mwiza, umuremere icyizere cyo kuba umunyarwanda ukunda abanyarwanda bose atarobanuye, umuremere icyizere cy'uko agomba kuba imbaraga za mugenzi we, agomba kugira ururimi rwubaka abandi aho gusenya abandi, agomba kugira imbaraga zikomeza abandi aho kugira ngo agire imbaraga zisenya abandi. Bityo rero ngiye ku giti cyanjye nk'umunyarwanda, ku bushishozi mfite, iyi jenoside yakorewe abatutsi yatumye dusigara dufite ibikomere ndetse dufite n'ingaruka zitandukanye. Muri izo twavuga ingaruka ya mbere ni uko hari abanyarwanda aka kanya bari kwibuka ariko mu by'ukuri batazi imiryango yabo, bakibuka batazi inkomoko yabo, bakibuka bifuza kubona nibura umwe waba warakomokaga mu muryango wabo, bifuza kumenya nibura barakomokaga hehe. Abandi ba kabiri ni abanyarwanda bari kwibuka aka kanya ariko bakibuka bahagaze bonyine, nta muntu n'umwe wo kubara inkuru waba warabonetse mu muryango we, akaba yicaye ari wenyine warokotse mu muryango we. Yaragiraga abavandimwe, yaragiraga ababyara, yaragiraga base wabo, yaragiraga aka kanya akaba ari we papa, ari we mama, ari we mubyara, ari we nyirasenge, yihagazeho we wenyine. Ndagukomeje mama. Ikindi cyiciro ni icy'abanyarwanda barimo kwibuka ariko aka kanya bakaba bibuka bari kumwe n'abavandimwe babo. Hari abandi bagize amahirwe akomeye
njye mbyita amahirwe akomeye, kuko muri kiriya gihe nta cyizere twari dufite cyo kubaho. Kuba rero warabonye hari umuvandimwe wawe mwarokokanye ni amahirwe akomeye cyane. uyu munsi bari kwibuka, ariko hari abandi barokokanye nabo mu miryango yabo. Ikindi cyiciro ni icy'Abanyarwanda bari kwibuka, ariko baribukana ibikomere bikabije, inkovu zikabije, ndetse hari n'abari kwibuka barabuze zimwe mu ngingo z'umubiri wabo. ubu aka kanya akaba yireba nta kaboko, akaba yireba nta kaguru, akaba yireba hari ingingo z'umubiri we zituma abyara akaba atazigera abyara nk'abandi, zarangirikiye muri jenoside. Akaba yireba hari ingingo ze z'umubiri zituma atareba kandi yararebaga, n'ibindi n'ibindi. Abo bose bibuka muri ibyo bice bitandukanye, inshuti zanjye ndabakomeje, mwihangane mama, ni muri mwenyine, turi kumwe. Mukomere kandi mutwaze mube intwari, mukomere. Bavandimwe rero, ibyo kuvuga byaba byinshi, ariko ndagira ngo nkubwire nti nshuti yanjye, ngira nkugire, nkomeza ngukomeze. Twese dukomerane, mbere umucyo, nkubere urumuri, twirukane umwijima, mbere umuganirizi, nkubere umumararungu, twirukane icuraburindi n'ubwigunge byatashye imitima yacu, bigende buheri buheri ibyo gatsindwa. Muri ibi bihe bikomeye turi kunyuramo twibuka, ndagira ngo nkwibutse ko ibi bihe bikomeye twanyuzemo twibuke ko hari abantu batashakaga yuko tubaho, batashakaga ko aho turi habaho, batashakaga yuko iki kibi cyarekeraho, ahubwo bashakaga yuko cyakomeza kwimikwa. Nyuma yuko kudutsemba burundu cyangwa se kutumaraho burundu bitemeye, bifuzaga yuko twaheranwa n'agahinda ngo katubate, katubuze gukora, duhore duteze amaboko, tube ingarisi, bibanezeze guhora dushavuye. Oya mama, wibaho urwaho, twibuke twiyubaka, ndakwinginze. Bantu mwese munyumva aho muherereye hose, muhaguruke bwangu, twibuke abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Tubibuke twiyubaka, tudaheranwa n'agahinda, duhagarare kigabo mu mwanya wacu n'uwabo. Ikivi batangiye twiyuhakuya tucyose. Kuba twarababuze tubakunda, kandi mwibuke neza yuko ubwo twabuze abari amaboko yacu. Bidutera ishyaka ryo gukora tutikoresheje. Nituramuka tugeze aho tunaniwe, tujye twibuka ko abo twakabyeretse badahari. Twiyandayande, tugarure intege, tumenye ko ubwo ngubwo aho ngaho, aho niho urugamba rutangiriye. Tubaduke bwangu, dukomeze dukore tudasigana, dukore ubutananirwa, dukore kandi duharanira ubudatsindwa. Uramenye ntuzatsindwe, unanirwe kwiyubaka, kubera yuko nuramuka unaniwe kwiyubaka ugaheranwa n'agahinda, ibyo nibyo bishimisha ba bandi batadukunda. Bityo rero wibaho urwaho, ndagukomeje, turi wenyine, turi kumwe, ngira nkugire, ngufashe, dukomerane twembi. Dukomeze muri iyo njyana, bityo kugeza twubatse igihugu cyacu cyiza twifuza, igihugu cyacu cyiza dukunda, igihugu cyacu cyiza, indoto zacu nziza z'ejo hazaza. Mbere yuko nsoza rero, ndagira ngo nkubwire nti munyarwanda aho uherereye hose,
umurage mwiza tugomba kuraga abana bacu ni uko tugomba kubaraga kudatsindwa, gukorana imbaraga ntibatsindwe, gukorana umurava, gukorera ku mihigo, kugira ubumwe, kugira urukundo, kubabarira no gusabana imbabazi. Tubarage gukunda igihugu cyacu, turandure burundu ingengabitekerezo zisenya zirimo ku isonga ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo tubaraga byose tubarage n'Imana, tubibutsa ko ibyo bagomba kubikora batinya Imana yo yabaremye, batinya Imana, bakabikora batinya Imana, bazi neza yuko Imana izababaza ibyo bakoze hano ku isi. Izababaza, ibabaze buri buzima bwose banyuzemo, ibabaze uko babaniye abantu Imana yaremye hano ku isi, ibabaze n'umugambi wabo cyangwa se uruhare rwabo mu kubaka umunezero, mu kubaka imbaraga z'abantu, mu kubaka ibyishimo bya bagenzi babo hano ku isi. Bityo rero nyuma y'uko Imana izatubaza ikatubaza buri kimwe cyose, abazaba barakoze ibikorwa byiza, abazaba barabaye indashyikirwa mu kubaka abandi, abazaba baragize ururimi rwiza rwubaka bagenzi babo, abazaba baragize imbaraga zihesha ishema abandi, abo ngabo Imana izabagororera kubaho ubuziraherezo mu ijuru rituje, mu ijuru rinejeje. Naho ba bandi bazaba barabaye impamvu zo gusenyuka kw'imitima ya bamwe, kuvaho kwa roho z'abantu bamwe na bamwe, kutishima kw'abantu bamwe na bamwe, akabaho afite ururimi rusenya abandi aho kugira ngo rububake, akabaho afite imbaraga zisenya abandi agakomera kugira ngo akomeretse abandi. Uwo nguwo nawe Imana izamubaza ibyo byose, igihembo cyabyo ni uko Imana izamuhemba kuba mu muriro utazima wa Gehinomu. Imana dusenga turayisabye ngo iduhe guhinduka. Mana duhe guhinduka mu mitima yacu. Mana duhe ururimi rwiza, ururimi ruvuga byiza. Nitubura ibyo tuvuga byiza, uduhe imbaraga zo guceceka. Mana duhe ururimi rwubaka abandi. Mana duhe gukomera ngo dukomeze abandi, uturinde gukomera ngo dukomeretse abandi. Duhe kudatsindwa Mana muri ibi bihe tugiyemo, twibuka abacu. Turakwinginze Mana, aho baruhukiye bose ubahe iruhuko ridashira. Mana n'abakomeretse bose ku mpande zose zitandukanye, ibikomere byose bitandukanye, ndakwinginze Mana ngo ubane na buri umwe uwo ari we wese ahantu ari. Mana umuhe gukomera, muhe intsinzi yawe, muhe kudatsimbuka, muhe kudatsindwa mu buzima, maze Mana ku iherezo ry'ubuzima bwe uzaduhe kuzagera mu ijuru ryawe. Mana turakwinginze ngo uturemere ibyishimo, uturemere imbaraga, uturemere ibihe byiza bisimbura ibihe bibi twanyuzemo. Imbaraga abayobozi bacu, ubahe ubwenge, ubahe gushishoza, Mana ubahe gutsinda ikibi, ubarinde kuzaba mu buyobozi nk'ubwo twanyuzemo bwadushyize mu kaga, kadutwaye abacu, kakadutwara n'ibyacu, kagatuma uyu munsi wa none twibuka buri munsi. Kandi Nyagasani turakwinginze ngo nushima ko batabaruka, uzabahe gutabaruka neza, batabaruke gitwari, basige twibuka ibyiza badukoreye. Turagusaba tukwinginga rero uhagararane natwe, ubane natwe, uduhe intsinzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bavandimwe rero mpiniye ahangaha ikiganiro cyacu, tuzakomeza ubutaha. Ngira nti komera wowe wasigaye, nturi wenyine, turi kumwe kandi turi kumwe n'Imana. Murakoze, twibuke twiyubaka tudaheranwa n'agahinda.